Yesu ashimwe. Bene data witeka bishimire. Tugeze muri wa mwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka uyu munsi dusome mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri, igice ni cya 3 umurongo wa mbere, ngo mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe, cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka? Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urw'abantu bose bamenya bakarusoma. Amen. Uyu ni Pawulo wandikiraga Abakorinto muri uru rwandiko, muri iki gice cya 3, ababwira yuko bo nk'intumwa badakwiye kwiyogeza, ko ahubwo hari inzandiko bandikiwe ziri ku mitima yabo zibogeza. Ibi ngibi byanteye gutekereza, bintera kujya kure, ntekereza natwe nk'abigisha b'ijambo ry'Imana muri iki gihe. Ndatekereza ndavuga ntese koko ubu natwe dufite inzandiko zitwogeza, ziduhamiriza. Umwigisha w'ijambo ry'Imana, dufashe urugero kuri Yesu yagenze muri iyi si yigisha, akora umurimo nk'uko yawutumwe, hanyuma awusigira abigishwa be, nabo barawukora, bawukorana n'umwete, ndetse ababakurikiye nabo nk'uko byagaragaye akaba aribo bahahamiriza koko babanye na Yesu, ndetse bakabahamya bakizwa, nabo bakayoboka inzira bayobotse, aho abigishwa bajyaga babwiriza cyangwa se bavuga ubutumwa umubare munini ugahita uhinduka. Ahangaha rero nicyo kitwereka yuko ukora umurimo koko hari inzandiko zimuhamiriza, kandi izo nzandiko ntago ari izo yiyandikiye. Bivuga ngo kumenyekana yuko uri umuvugabutumwa cyangwa se kugira ibihamya by'uko uri umuvugabutumwa ntago bisaba kuvuga cyane, ntago bisaba amatangazo menshi, ntago bisaba byinshi tubona bya branding cyangwa ibiki, ahubwo bisaba abahindutse kubera ubutumwa bwawe, abahindutse kubera wabigishije mu buryo bwose. Kandi ahangaha nongeye gutekereza, mbona yuko kwigisha ntago ari ukuvuga ubutumwa gusa ku munwa. Kwigisha binyura no mu bikorwa, kubera yuko iyo akenshi uvuga ibyo udakora, abantu babibona yuko ari agakino wibereyemo, bakabona yuko hari izindi nyungu zihishe imbere, ndetse ntibayoboke ibyo uri kubabwira, nabo ntibabishyire mu bikorwa, kubera yuko nawe ntabyo uri gushyira mu bikorwa. Ibyo rero byongeye kumpa igitekerezo, cyangwa byongeye kumpa kuvuga ngo reka dushyire mu bikorwa ibyo tuvuga, kuko burya niyo nyigisho ya mbere izana benshi, niyo nyigisho ya mbere ifata vuba kurusha kuvuga amasaha n'amasaha. Niba uvuze ngo bana neza n'abandi, nawe bana neza n'abandi. Niba uvuze ngo fasha abandi, fasha mwene so, nawe ba uwa mbere mu gufasha bene so. Niba uvuze ngo reka uburyarya, reka kwikunda, nawe buwa mbere mu kubireka. Niba uvuze ngo reka ubusambanyi, reka ubujura, nimureke ibi, nawe buwa mbere mu kubireka. Aho kugira ngo bivuge ubibwira ubwiriza, ejo nawe bakubone uri kubikora. Icyo gihe bihita bibaca intege, bihita bituma ahubwo babona koko ibyo urimo uvuga urimo ubabeshya, ibyo urimo uvuga ntaho nabo byazabageza. Aha rero niho Pawulo yavugaga ati none se koko dutangiye kongera kwiyogeza, kuko iyo usomye mu gice kibanza niho avuga ati, niho yavugaga yuko bamwe kuri bamwe
abigishwa ari impumuro y'urupfu, abandi ari impumuro nziza y'ubugingo, kandi akanavuga ati nitwe, aho asoza bati niko, kandi ibyo ni inde bikwiriye, akavuga ati nitwe kuko tutameze nka benshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. Niho rero yavuze ati ese turiyogeza? Oya, ntabwo twiyogeza, kuko dufite inzandiko zanditse mu mitima yacu, arizo zanditswe namwe, arizo mwebwe abo twabyaje ubutumwa. Natwe rero reka tugire inzandiko zihamya ko twabaye abigisha beza, ko twahinduriye benshi kumenya Kristo. Niho tuzaba dukoze umurimo nyawo, niho tuzaba tugize uruhare ruzima mu kuzana benshi kuri Kristo. Reka dushyire mu bikorwa, benshi bahinduke, tuvuge tunashyira mu bikorwa, niho benshi bazahinduka, hanyuma bamenye Kristo, be kuzarimbuka. Mana, turagushimiye kubwira ijambo, tugushimiye yuko wongere kutuganiriza kuri uyu mugoroba. Turakwinginze kugira ngo twongeremo imbaraga, duhindurire kugira ngo duhinduke, dushyire mu bikorwa ibyo tubwiriza, hanyuma abatwumva barusheho guhinduka no guhindukira, kubera ko babonye yuko ibyo tuvuga natwe turimo tubikora, kandi hari impinduka byazanye bikanazizana muri bo, hanyuma abakizwa bakaba benshi, abakurikira Yesu bakaba benshi, abazinjira mu bugingo buhoraho nabo bakaba benshi. Icyo nicyo cyangombwa, iyo niyo nshingano dufite iruta izindi zose kuri iyi si. Reka rero Mana uduhe imbaraga, kandi utwongere amavuta, utwongere ubunararibonye, kandi utwongere gushyira mu bikorwa, aba aricyo cya mbere dukora kurusha kuvuga gusa. Icyo nicyo nsabiye abigisha bose, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, niho mbisabye. Amina.